Urashaka kuzajya ukamena amavangingo nk'ayo ureba aho ngaho imbere yawe? Wenda abantu bajya bavuga ngo ntago bishoboka, ariko uwahuye nabyo niwe ubizi ko bishoboka. Uwanyaje umugore akamunyarira cyane niwe wamenya ko bishoboka, naho mu gihe wowe ukiri guhura n'abatagira amavangingo, iyo wumvishije ngo umuntu aranyara akazigeza mu gatuza k'umugabo uba wumva ari burage, ariko si burage. Hari umukunzi wacu watwandikiye atubaza ngo nitumurangire umuti w'amavangingo, ariko gayisi, umuti w'amavangingo ubu iyi saha ya none aha ngaha, ntabwo nzi niba ari uko wenda wavutse udafite amavangingo, kubera ko naberetse impamvu nyinshi zituma umuntu ushobora kuvuka umeze neza, ugakura umeze neza ufite amavangingo, ugashaka ufite amavangingo ndetse menshi ariko nyuma akagenda ashira. Rero hari n'igihe uvuka ugasanga uko ukuze, uko ushatse, uko ugize gute ugasanga ayo mavangingo wowe bavuga ntayo ugira. Izo ni impamvu ebyiri zitandukanye, iyo umbwiye rero ngo nkurangire umuti w'amavangingo bisaba kugira ngo ugire uruhande ukomozaho. Niyo mpamvu mbabwira ngo mwandike muri komenti mushize amanga, kuko nta kibazo na kimwe kibirimo kuba wabaza. N'uwaguseka burya yaba ari umuswa cyane. Hari ibyo uba udashaka gushyira muri komenti, ushobora gusigamo nimero yawe ngiye nkakwandikira tukavugana. Ni ukuvuga ngo rero niba unyandikiye ukambwira ati ndangira umuti w'amavangingo, egari kumbwira ngo niba ariko wakuze umeze n'iyi saha cyangwa se bikaba byarabuze nyuma, kuko hari ibyo twifashisha bitewe n'ubuzima tubayemo. Hari igihe ubura amavangingo bitewe n'akababaro ufite n'ubuzima ubayemo, cyangwa se no kuba mukoresha onapo. Onapo ngira ngo murabizi nayo ziri mu bintu biri gutuma abagore buma cyane. Umugore wawe ukaba wari uzi ko afite amavangingo ariko ukazajya kubona ukabona ntayo n'ubushake bwarabuze, ariko ntuzamurenganye kubera ko biterwa n'amawonapo. Abandi nabwo bigaterwa no kwikinisha, kwikinisha byabaye ubukoroni, umugabo aho atakugerera ukahigerera. So rero ugasanga ibyo byose biri mu bintu bishobora gutuma bitagenda neza mu bantu. Rero amavangingo ikintu nakubwira cyo ni kimwe, hari n'igihe uyabura bitewe n'uburwayi wifitiye muri wowe. Ama infection iyo wikinisha egari kurwara ama infection, iyo ukoresha iriya miti egari kujya urwara ama infection. Ubundi twebwe abadamu hari ibibazo byinshi duhura nabyo, kandi mu by'ukuri rimwe na rimwe tuba tutanabihamagaye ariko bikaza. Bivuze ngo rero icyo gihe iriya miti iragenda ikaziba icyo bita imiyoboro, kuriya kwikinisha kwawe biki byose ugasanga biziyemo kuba hadasohoka imyanda yabigenewe, iriya mito mito inyura mu nkari, ugasanga rero utangiye kurwara za infection n'ibiki byose. Ibyo bintu bikagenda bikabana uruzi rwawe, bikaba byatuma uruzi rudasesekara hanze. Bishobora kukubaho ukiri umukobwa, wowe ukazagira ngo ni uko utarabyara kandi byaratangiye muri icyo gihe. Icyo gihe rero ikintu wifashisha nta kindi, ni akatsi buri muntu wese azi bita umushishiro, ukawuvanga n'igiti bita umutu. Gayizi, abantu bakunda kumbaza ngo umutu ni uwuhe, ariko nkeneye kuzajya mu ishyamba muri iyi minsi nkawubereka. Biba bigoye kugira ngo ubone ishyamba, kugira ngo urijyemo nyine ushakemo imiti biba bigoye, ariko ndashaka kuzajya mu ishyamba nkabazanira ikintu bita umutu, nkabazanira ikintu bita umushishiro, hanyuma noneho nkabibereka kugira ngo bibafashe. Iyo umaze kubifata rero ibyo bintu uko ari bibiri, urabifata ukabiteka ukabitogosa, wamara kubitogosa ukajya ubinywa. Ugafata ukazajya ufata n'ikinonko cyabyo, ugafata ibibabi byabyo byahiye urabyumva byahozemo gakeya, ukabyohereza mu gitsina bikamaramo iminota 15, warangiza ukongera ukabikuramo. Hariho abantu bajya bakunda kumbaza ngo
ngo none se nk'ubyohereje mu gitsina ngo bigaheramo, ntabwo byaheramo, murabyumva? Ntabwo byaheramo, uragifata nk'ikibumbe ukacyoherezamo, kikajyamo uba ucyumva, kikavamo, mu gitsina nta kintu kijya giheramo, iyo ukozemo kivamo, noneho warangiza ukajya uwunywa uwo muti, ariko ukawunywana n'iki? Na rumari. Rumari abantu benshi bayizi kuri teyi, iriya teyi ikora ibitangaza mwa bantu mwe, niba urwaye infection zakurembeje uri umugore unkurikiye, menya ko teyi igiye kugukemurira ikibazo. Hari igihe uba wumva udafite ubushake bituruka ku ma infection, ama infection akunda gukarira abagore cyane, genda ufate teyi yawe uyitogose ishye, ujye ufata agakombe mu gitondo na nimugoroba, nibinashoboka na saa sita ukanywe ntacyo bitwaye, irarura pe, ariko nayo iguha ibyishimo, iguha kuzibura, ikagenda ukayifatanya n'uwo muti navuze haruguru, ntabwo bitekana, iyo miti uyiteka ukwayo, uwo muti n'umushishiro ubiteka ukwabyo, hanyuma teyi nayo ukayiteka ukwayo, ukajya ubinywera rimwe, ibyo bintu kandi ukabinywa bishyushye, apana birimo akazuyazi, apana kuba byahoze byaraye warangiza ugaterura ugashyira ku munwa, hoya, wa mugore we, ibyo bintu biragenda bikazibura amasoko yawe, aba yaragize gute? Aba yarafunze, ayo masoko iyo amaze kuzibuka rero, ibyo tubikoresha turi kuzibura amasoko, ariko ntago bituma noneho wa muti nyirizina, ya ndyo twariye, bya bikoma twanyweye, noneho bituma bibona ahantu binyura. Ese wari wabona, reka mbahe urugero, hari igihe usohokana n'umukobwa ukamugurira amabyeri n'ibyo byose kandi tuzi ko abantu babinyweye banyara, ariko ukamurongora ukabona reka da, nta kintu na kimwe kivamo, kandi yanyweye byeri nk'eshanu, ni ukuvuga ngo aba azibye, amasoko yiwe aba afunze, bivuze ngo rero nk'umuntu wabinywa amasoko ye afunguye, ntiwabona ahantu wamunyariza, ni ukumunyaza icyumba kikuzura, ni ukumunyaza amashuka akuzura, kubera ko aba azibuye nyine, ubwo ibyo bintu mbigishije birazibura, kandi bigafasha no kuba byakongera amavangingo, urumva? Ariko umuti wo kuwongerera amavangingo nyirizina muwurebe muri videwo nabahaye, zirimo ndabizi, ariko ubunebwe mugira bwo kudakurikira videwo kuri videwo butuma hari ibintu byinshi mutabona, gusa uyu muvandimwe wacu watwandikiye atwaka umuti w'amavangingo, ngiye kuwutegura, nzawubaha, nzawubereka ku bwiwe kuko yabisabye, yabibajije, ariko no muri videwo zatambutse ndabizi urimo, gusa nzawubaha kuko videwo zimaze kuba nyinshi, mushobora kutawubona, ariko nzawubaha muri videwo itaha. Banza uzibure ibyo bintu byazibye, banza uzibure amasoko yawe, numara kuyazibura nzaguha umuti noneho nyirizina, noneho ujye unyara, bakwibazeho abo mubana nabo, kuko abagore benshi, abakobwa benshi, impamvu mbanjije kubahereza ako kantu k'ibanga, ni uko nzi neza ko abagore benshi, abakobwa benshi, icyo kibazo baragifite, cyo kuba imyanya yabo yaragiye iziba, kubw'impamvu zigiye zitandukanye tutakirwa tunavugira muri iyi videwo, nta n'impamvu yo kugaragazamo ubwenge bwinshi burenze, oya, icy'ingenzi ni uko kiba cyagize gute, ibyo nshaka biba byagenderewe kandi byagezweho, bivuze ngo rero niba tumaze kubona ko dufite abantu benshi bafite icyo kibazo, genda mubanze mukoreshe iyo miti mbabwiye, muzibure ibyazibye, noneho tuzaze tugira bita twica amagini tumanuka, ku buryo buri mugore wese azajya anyarira umugabo, akamunyarira mu gatuza, apana kumunyarira ku mabya yonyine, mu gatuza, bizagenda neza kandi ndabizi, wowe kora subscribe, usharinge ino videwo ndetse unayilayikinge, ku buryo
uzajya ubona notification buri gihe uko twapolodinze, kandi buri videwo yose napolodinze iba ifite igisobanuro, iba ifite igisobanuro ku buzima bwawe. Nyabuneka iga kureba zino videwo kandi wige gushyira mu bikorwa ibyo tuvuze. Amagara araseswa ntayorwa, rero niba uzi ubwenge nagushishikariza gukora ibyo bintu, cyane ko nta mafaranga tuba twagusabye. Imana ikomeze ibahe umugisha, bayi.